Hello, muraho neza nshuti zacu, muraho neza abavandimwe bacu, mumeze mute? Njye meze neza. Abatameze neza turabifuriza kumererwa neza, abarwaye turabifuriza gukira, abafite ibibazo turi mu isi y'ibibazo, mukomeze kwihangana, Imana ikomeze ibafashe kumererwa neza. Uyu munsi rero mbazaniye umutumirwa. Ubushize twaraganiriye, ni umubyeyi ufite ubuhamya bukomeye, nkaba mubazaniye ngo nanone twumve ku buhamya bwe. Afite ubuhamya bukomeye, umubyeyi warwaje umwana aramuvuza mu bintu bitangaje byashoborwa na bake, ariko hashimwe Imana yabikoze. Reka tumuhe ikaze atwibwire. Karibu mubyeyi. muraho Muraho neza. yego Ni karibu kuri chano yacu. sitari nitwa Beretirida Tuyambaze, ndi umumama w'abana 5. Byiza cyane. Ni karibu. Uyu munsi rero twifuje kongera kuganira nawe ku bw'inkuru nziza twumvise ufite. Ni inkuru nziza, ni ubuhamya bukomeye, ariko twaricaye turatekereza ngo ahari wenda haba hari umunyarwanda cyangwa se undi muntu wumva ikinyarwanda waba waragize ikibazo nk'icyo wagize, ubuhamya bwawe bushobora kugira icyo bufasha, wenda nawe bukaba bwarengera umwana we cyangwa se n'undi muntu wese waba ufite icyo kibazo. Kandi tubashimiye ko mwemeye kubusangiza abanyarwanda. Ni karibu. murakoze. Umwana yafashwe ate se? Twumvise ari igitangaza uburyo mwagiye kumuvuza, kuko ahantu mwagiye ni ahantu hashobora abantu bake. Se byagenze gute kugira ngo umwana yarwaye ate? Kumuvuza byagenze gute? Dusangiza. Yego, ubundi mbere y'uko avuka Imana yari yambwiye ko igiye kuma umwana w'umuhungu, ndimo kuyisaba ngo yo inyifungire burundu kubera ukuntu nabyaraga bingoye. Noneho irangije irambwira ati nzaguha umwana w'umuhungu umwe, uzamwite Niyo Gisubizo Ishimwe Burada. Ayo mazina nayanditse muri Bibiliya, ndangije kugira ngo ntazayibagirwa. Ubwo hashize umwaka nyine nza kwisanga ntwite, sinzi n'igihe nayitwariye. Guciye mu ijambo gato, ubwo Imana yabikubwiye ite? Yarampamagaye Beri, nditaba inshuro ya 2. Karame mwami wanjye, ati ntabwo ngufunga, ahubwo uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Niyo Gisubizo Ishimwe Burada. Ubwo rero nahise nyandika muri Bibiliya n'ubarimo kugira ngo ntazayibagirwa. Ubwo ndangije nibwo naje gutwara iyo nda, sinamenya n'igihe nayitwariye. Ubwo nyine avutse nibwo nari mbazwa inshuro ya 5, ubwo kwari ukwa 6. Ubwo rero ndangije mbwira abaganga b'Ikigoma nti njyewe ntabwo nshaka kubagirwa ikinazi, ndashaka ko munjyana i Butare hari abasipesiyalisite. Nuko barambwira ati n'ubundi ntawagukoraho. Ubwo rero nibwo nageze ikinazi, bandeba inda bakavuga ati ese ubu noneho turasatura hehe? Ati ko aho badoda harangiye, inda yarangiye. Nababwira nti rega simwe mu mbaga, nimunjyane i Butare. Ubwo nibwo banjyanye i Butare. Ngeze i Butare umwana yari atarageza igihe, yaburaga nk'ukwezi ngo avuke. Ubwo bakambaza icyabiteye, nkabwira nti ntacyo nzi. Ubwo muganga akansinyisha akambwira ati ngaho Beri, ngaho sinya rero. Ati tugiye kubagwa inshuro nyinshi, ati sinyira yuko inyama yo mu nda nigira ikibazo tudodadoda cyangwa bigenda gute. Ndamubwira nti rega mugani, ngiye kubyara, Imana ariyo yavuze, nti nta kibazo. Arambwira ati n'umura ushobora gushwanyuka, ngaho bisinyire. Ndamubwira nti rega wigira ikibazo, nizana ngo usinyire, ntihumura ntacyo mba. Arambwira ati nanjye ntizeye Imana sinagukoraho. Ubwo nyine nibwo yaje kumbaga, nta kibazo kindi nagize, gusa banteye ikinya kirukira mu mutima.
numva ngeze ku rupfu nyine, umutima urandya nk'ibuye uransya, ndababwira nimeze nabi, barangije barambwira ati ni ikinya cyirukiye mu mutima, ati reka tugutera imiti nyine ikica. Ubwo nyine nibwo banteye imiti yica cya kinya, ubwo bakomeza barabaga, babaze havukamo uyu mwana, avuka nyine nawe afite ikibazo cy'umutima. Ubwo kubera ko nari ndi muri shambure maje kugarura akabaraga umwana bamunzaniye, ndangije ufunguye umuryango wese umwana agashidukira hejuru, ukoroye umwana agashidukira hejuru. Ndangije ndababwira nti rero ntumwana ubanza afite ikibazo. Barangije barambwira ati wowe ntago utaha, genda uce muri beteyatiri. Ubwo rero ngiye gucamo, muganga arambwira ati dore umwana wawe afite ikibazo. Ntese ikihe? Arambwira ati dore afite imyenge 2 ku mutima, ati n'umutsi we ujyana amaraso mu bihaha turabona ari mutoya. Ubwo nyine bahise bamucisha mu cyuma. Ubwo bamaje kumucisha mu cyuma, umugabo arababaza ati se yakira bigenze gute? Ati nimba ufite miliyoni 20 vuga tuge transfer agenda bagwe. Nuko yamushubije. Ubwo nge nahise nturika ndarira. Majije kurira, umumasera arambwira ati mama ati wirira izere Yezu, mwizerera arakiza. Nuko niyo magambo masera yambwiye. Ubwo ndangije nibwo twaje gutaha nyine, barambwira ngo nazaza b'ubururu ngo njye mwihutira kumujyana kwa muganga, ngo mbega uko ahindutse niruke kwa muganga. Ubundi dogita arambwira ngo katahane, ngo nihagera ko gakingizwa ngo uzagenda ugakingize. Ubwo nyine nabonaga ari urupfu barimo kumbwira ko atazagera hakingizwa. No kuvuga ngo amaso yabaga ubururu, umubiri niwe uhinduka, niwe wahindukaga. Ihangare guce mu ijambo gato, ni nk'ibihe bimenyetso yabaga afite ku buryo wenda hari nk'umuntu ushobora kuba urwaje umwana nawe akaba yaba afite ibimenyetso yari afite ariko atazi ngo umwana arwaye iki, wenda bikaba byamufasha? Mbega ibimenyetso yagiraga kwari uko kwikanga. Ubundi ibindi bimenyetso akahagira kumwe umwana atera utugorogira akananirwa cyane, akamera nk'uwahagira amuze ukabona ko umwuka ugenda ushira. Ubundi agahita ahinduka akamera nk'icyatsi, cya cyatsi nyine ubona kijimye ukuntu. Ubwo rero yaje kugera ubwo n'inzara zibyimba zikamera nk'imihini, n'amaraso ukabona ntagenda. Ibyo ngibyo nibyo bimenyetso yabaga afite, byari bikomeye. ubwo rero nibwo twatashye tugeze mu rugo, nanjye gukira bikambera intambara, kubera nyine agahinda nari mfite ku mwana, nkavuga ni umwana mutoya ngiye gucurira ku rupfu. Noneho ubwo ngubwo ndangije nakwicara nkabwira Imana nti Mana n'ubu ngubu nkatondera ingo duturanye, kuko abana benshi banganaga nawe bamurusha ukwezi. Ni kwa runaka umwana wabo nzaza mubona mbone ngo iwanjye yangana gutyo, ni no kwa runaka njye mbona umwana wabo ntubu n'uwanjye abangana uku, nkarira. Ubundi nari ntunzwe n'amarira. Noneho ubwo birangije nibwo nabaye aho ngaho. Ubwo umwana yafatwa nkahita nirukankana kwa muganga. Ubwo rero nanjye nari umukene nyine, ntacyo nagiraga, nari ntunzwe n'ifu, utwo ncuruje twose nyine ntumushyiraho. Ubwo rero naje kujya kwa Feniyasi, kuri uriya muganga nyine wa pirive. Mageze arambwira ati dore umwana wawe umutima we si uburwayi si iki, ahubwo ni ubumuga. Nk'uko umuntu avuka nta rutoki afite, nawe niko umutima we umeze, ntabwo umutima we wuzuye ni ubumuga. Ndamubaza ntese azakira? Ngo none se ngo imashine y'umuntu ko ari umutima, ngo urumva yakira ate nta ntuza afite? Ubwo nahise nawe muririra mu maso. Arangije arambwira ati igitangaje ukabyara abana 4, aka gatanu akaba ariko kakurushya gutyo. Noneho ubwo nararize mu maso ye, ndataha ndihanagura. Ubwo nkakora
akambwira ati nagira umuriro gato akorora gato uhita uzana n'abaganga nuko bambwiraga ubwo yarigira akariro gato nkiruka yakorora gato nkiruka kugeza ubwo nabo bambwiye ati uyu mwana wamwitayeho mu buryo bwose bushoboka yaba Imana yadufashaga agakira ubwo rero nibwo naje gushugurika ngera i Kigali kuko najyaga i Butare bakambwira ngo umusipesiyaliste wari kuza w'umutima ntabwo yaje ubwo mbibonye gutyo ndavuga nti ntabwo nabaho ntamubona ngo bantangize imiti y'umutima ubwo nanjye naje kwishugurikira nyine ngera i Kanombe ngeze i Kanombe nibwo nafataga intuze nagendaga ku babikira akaba ariho nakira taransiferi bakantarasifera ku bashinwa nkajya i Kanombe ubwo rero nkomeza urugendo gutyo umwana arinda agira imyaka 4 ndi muri uwo mubabaro noneho ubwo aho ngaho ku bashinwa nyine namurwaje ubundi imyaka 5 yayifunze turi muri Isiraheli ubwo ntiyashoboraga kugenda ntiyashoboraga kugira iki hari igihe namusigaga no mu buriri nsize noroshe nkajya guhiga ibyo barya ntabwo byari byoroshye ubwo rero nibwo bamutangije imiti y'umutima afite amezi 9 hazaza ubwo siro yabo ubundi ikorerwa i Kigali naha ntaho ubona wayigukorera uducupa 2 ni 5,000 nta mitiweri kuko ntago bakunda kukuvangira siro henshi ubwo nkayirangiza mu minsi 12 nkaba nsubiye i Kigali nageraga nahita ikinshirana nkagenda n'amaguru nkava ku bashinwa n'abaguru n'umwana mu mugongo n'ubupfurumba nkagera i Kanombe uriya muhanda wose nkawukomeza ntacyo byabaga bimbwiye kubera ko wabaga wari ufite imbaraga bitewe n'icyo wabaga ushaka hariho igihe Imana yanyerezaga nk'umumotari ubona ananiwe akaza agaparika ati tugende nkamugane nta mafaranga mfite akambwira ati jyaho mugeze aho ushaka kujya nkabona ko Imana iri kumwe nanjye ubwo nanone nava nk'ahari i Remera n'amaguru ngiye i Kanombe najya kugerayo nkahura nk'abapapa bigendera ukabona umwanguriye nka ji atuha umwana ubundi ati nugera mu nzira ureba akantu ugura bakama n'ako gahumbi narigibaho mugisha cyane ubwo rero urugendo ntago nigeze nshogorana naravugaga nti Imana uzambabarire sindu nzaruhira ubusa ubwo nagezeho ninjira mu madeni yayandi nanjye ubwanjye ntashobora gukontorora ubwo igishoro ari igihe cyanshiranaga nkagenda nkabwira nk'umukire nti ujye umpa ifu nzaza nkwishyura nashiriwe akazaza mpa ifu najya kugenda nkamusigira ye ya nyungu yanjye akaba ariyo njyana noneho ubwo ngubwo Imana ikongera ikama kandi gashoro ku buryo naje kwinjira mu madeni ngera nko mu 600 nta n'igishoro mfite nanjye nisanga ndi muri ayo madeni noneho nkazaza mbwira Imana ndira nti uremeye ko nseba ku musozi ninzishyura iki mbaye umuhemu birarangiye Imana ikambwira ati humura nzakwishyurira amadeni ubwo ngubwo nkashyira inzu yanjye ku isoko Imana ikambwira ati nta bufasha ngusabye nge nzakwishyurira ntese nzayishyura nyakuye hehe nkumvaga 600 nta gishoro nkumva nyine ari urupfu ndimo n'umwana ukeneye imiti ya buri munsi kuko bari baramushyize yari yarananiwe ubundi umutima wari warananiwe bari baramushyize umuti ku saa 12 za mu gitondo saa 6 z'amanywa saa 12 za nimugoroba na saa 6 z'ijoro kugira ubundi umutima wakoreshwaga n'iyo miti wo wari warananiwe noneho ubwo ndangije navuga nti se nzayakura he Mana ati humura ubwo nawe mfite 30,000 imbere n'inyuma
ibyo 30,000 Imana ibintungamo singiraho mpinga mpinga ku isoko Imana ibintungamo mbyishyura ya madeni ararangira n'igishoro cyanjye kirasigara Shima Imana. Ubu se byagenze gute wabigenje ute kugira ngo byishyure ayo mafaranga yose? nyine nta bundi buhanga nazanaga ifu igashira nkasubirayo nkahaha utundi ntwizigama nishyurana ya madeni. Wishyura 600 usigara n'igishoro cya 40. nacyo ni ikindi gitangaza. Nashimye Imana nyine kuko abari bansekereye nta numwe wongeye kuvuga, bose bavugaga ko ngiye guterezwa inzu nkajya hanze, ariko byose nta na kimwe cyambayeho. Imana yabanye nanjye. Ubwo nyine nageze n'ubwo ntakigira n'umwenda wo kwambara, noneho nsigarana kenda kamwe imbere n'inyuma. Ako kenda kamwe nako nari nkafite ari agashabayongo nako narakikopesheje umuntu. Noneho ubwo ndangije ubwo nkakamesa nijoro, ku manywa nkakajyana ku isoko, ku isabato najya kajyana gusenga, ubutaha singeyo kugira ngo nibabone ko ngira umwenda umwe. Noneho ubwo byarangiza nkafata, ubwo ninjiye mu gisima rimwe, ninjiye mu gisima umusumari uramfata, ijipo iracika. Aho ucururiza? Ijipo icitse, ninjira mu gisima ndarira mbwira Imana nti Imana uremeye ko ngiye nambaye ubusa, nta kamwe nari mfite karacitse. Noneho ubwo ngubwo ndarira, ariko njya mu gisima nta wabimenye, ndiherera ndayicecekera. Ubwo hari umurimo nakoraga ku rusengero, nkagenda nkakubura, namara gukubura nkaharura ibyatsi, ubundi nkigarukira kucuruza. Ubwo ngubwo ndangije, icyo gihe narangije guharura no gukubura, ndahareba ndavuga nti Imana nturakoze, kuko iyo narangiza kuhakora nabwiraga Imana ntinyandikira ndangije umurimo wawe. Nkumva nkabona harakeye, nanjye nkumva umutima wanjye ndakeye, mbega nkishima, nkumva yuko nyine nezerewe ukoze igikorwa kandi kuko nibyo. Noneho ubwo ndangije njya mu rusengero rukuru ndarira, ndapfukama mbwira Imana nti rero ni wowe papa ngira uruta abandi, ni nawe mugabo ngira mukuru, ni wowe musaza wanjye, ni wowe mushiki wanjye, ni mbega ni wowe byose mfite. Ni rero ntireka nkwisabire, ni nk'ubu ndi imbere ya Kagame nkagenda nkamuririra, nkamubwira ko ntagira umwenda, ntagira ibyo kurya, ntagira iki, ntiyamfasha nava mu maso ye andeba gutyo. Ariko wowe ndaza nkakukorera nkarira, ntireba ngeze aho nambara ubusa, nari narashyizemo ikiremo, ningeze aho nambara ubusa. Ni Imana ntikufite byose, wambabariye basukampa n'imyenda yo kwambara, nkagende nsekerwa mu nzira. Kuko uwo yanavugaga ikintu, umwe yarambwiraga ngo nka karase kambaye igitenge kirimo ikiremo karavuga iki. Nagira n'undi mvuga nti tuganira nati ngo kazagira kenda ko kambara se, ati gafite amagaragambya nk'ay'igikeri, ati nta n'utuvuta agira two kwisiga. Aho hari nko mu mwaka wa kangahe? Nejo bundi nyine vuba aha. Ejo bundi ntarajyana umwana kwa muganga muri iyi korona. Ubwo rero nibwo hari umumama umwe nyine wagiye kumvuga kuri mama Brian, ntago natinya kumuvuga, yangiriye neza. Ubwo amumvuzeho mama Brian yariherereye ararira, koko yibuka ko uwo mwenda ari wo mporamo. Agusebye? Noneho mama Brian yaragiye afata imyenda ashyira mu kantu, arangije aranzanira. Anzaniye nyibonye nanjye naraturitse ndarira, kuko nta muntu naganyiraga ngo mve kubwira ibyanjye. Imana yamukoresheje aho gatabizi. Noneho ndize ndamuyambira, ndamubwira nti Imana iguhe umugisha, nkoreye ikintu nazibagirwa. Niwe wandimburiye mbega mu kwambara muri 2021.
mwarimu niwe w'umugisha wandimburiye kwambara. ubwo rero ndangije ubwo icyo cy'imyambaro nyine nkazaza nshima Imana nanjye nkambara nkaca mu bandi uwo ngeze hati wambaye neza iki. ubwo noneho nagiraga kamambiri imwe nayinshikiraho. noneho ngeze kwa tante areba ukuntu ndimo kuyikuruza namuhaga ifu. arangije arambwira ati mama Beka ati ubundi nguzaniye inkweto ati nubwo zishaje ntiwazitora yewe ntitane Imana iguha umugisha mwinshi. ubwo za nkweto yarapakiye aranzanira abona ukuntu nishimye nzakiriye neza. bukeye nawe nta kintu cy'imyenda nigeze mubwira apakira imyenda myiza ariko ashyira mu gikapu aranzanira. ubwo ngubwo ndangije navuga nti Imana ntawe niki imyenda kivuyeho rero urakivivuye ni n'icy'amadeni warakivivuye. n'ubu rero igisigaye ni icyo kuvuza umwana. noneho ubwo nakwambara najya mu rusengero ati wambaye neza umuye nawe wambaye neza. mbigira ibanga ntawe wari uzi ko ari we wampaye imyenda kereka inshuti yanjye niwe nabwiraga ni tante wayimpaye. noneho ubwo ngubwo ndangije mbana n'Imana gutyo. ubundi ngewe ikintu kibaho ndanyurwa nubwo Imana yankorera gito naranyurwaga nkajya mu nzu nkacinya akadiho nkayambira umugabo nti Imana noneho yatugiriye ibitangaza. nuko twiberaga ari byiza. noneho ubwo ngubwo nawe umugabo ajya gushimira tante ati tante rwose Imana iguha umugisha ati wankuye mu kimwaro nanjye umugore wanjye arasa neza. yarakoze. ubwo ngubwo nibwo naje kugira umwana noneho nibwo yaje kuremba biruta uko ubundi mbere yari ameze. muri 2022 ubundi nakoraga ku rusengero nshima Imana ko umwana wanjye mureba. nta n'ikindi nahakoreraga cyanteraga kuraje. abantu barambwiraga ngo imbaraga inkoresha ni iyahe ariko icyanteraga kuraje nabwiraga Imana nti ndagushimiye ko umwana wanjye mureba ari muzima. iyo yahumekeraga kuri 74 ku mwuka nagendaga nzamura icyubahiro mu nzira cy'Imana. ubwo rero bikantera kuraje no kuyikorera numva nishimye. ubundi yaramanuka akajya kuri 30 yaba ari kuri 74 nkaba nzamura icyubahiro cy'Imana ameze neza mbega. ubwo rero nibwo nagize gutyo ameze nabi muri 2022 najya kwa Fenias akambwira ati noneho nta oxygene mu maraso agifite. ati niyo mpamvu ameze gutya atahagarara atakwicara ari uguhora duhetse. mvana n'umwana mu ishuri kugira ngo ajya nduhurira ntashobora kumugendana kumukorana. n'ibiro byayimaje kwiyongera nta arimo gukura. ubwo umwana akazaza munsigaranira nanjye nkagira nataha nanjye nkashyira mu mugongo. ubwo najyana i Kigali hariho igihe muri korona hahandi muri guma mu karere navuye Kigali n'amaguru. negera hano ikirengera amaguru nageze inaha yarabyimbye mbona tugiye kuzicwa n'inzara i Kigali. ubwo rero ndangije nibwo nagize nibwo nabwiraga Imana ntumva rero Mana ni wa musamariyakazi yatwaye indi wabo baramwanga baramutoteza. narangije afata inzira aragenda. yageze ku gihuru arahabyarira. namajije kuhabyarira n'umwana yamusize aho ngaho yigaragura mu ivata. n'umuciyeho wese akigendera umunyuzeho akigendera. ni wowe warahageze ureba uwo mwana ubona nta kindi wamukorera. umuhaye imyenda bayitwara umuhaye amafaranga nayo bayatwara bakakica. ntiwaravuze ngo baho
nawe urigendera Oh. urumva ni rero gera muri uru rugo natwe rwo kwa Ndayisaba umbwirire umwana ngo baho gusa ubundi wigendere ubwo ibyo nabivugaga n'amarira kuko twageraga nijoro nka saa sita maje kumuha umuti naho nanjye naruhutse kagahwera kagahita kabura umwuka kagahinduka yarageze ahahebeba nk'ihene ubundi uba wagira ngo ni abadayimoni abarwajije iyo ndwara batabizi bagira ngo ni abadayimoni umwana arwaye kuko imwubika umunota umwe isaha n'isaha ubwo rero ndangije ubwo isaka akaherera haruguru nanjye nkaherera hepfo nigungiye hepfo dutegereje ko umwuka uhera cyangwa ugaruka mbega nta munezero w'urugo twigeze tugira mu rugo birumvikana ubwo rero umwuka wagaruka ari igihe wagarukaga mu gitondo cyangwa tukajyanye nk'ikigoma wongeye kwaka taransiferi tukabona karazanzamutse tukongera tukagaruka nkajya mu kazi ubwo ari igihe nanjye isereri yamfataga nkajya nko kwikubita ku kibambasi kubera kutaryama ubwo nkavuga nti Imana ni nanakira yanapfa ni njyewe nzasigarana nanjye uburwayi budashira ubwo rero abana benshi n'aha bigeze gupfa umusubirizo bari barwaye umutima ukumva ko akana yapfuye umupapa umwe twasenganaga niwe wambwiraga ati mama Beka nawe urarya uri menge ni n'ubundi njye nariteguye reka ntikizaba cyose nzacyakira ariko nkabivuga gutyo nagera hirya niho ya Mana nta rupfu nshaka ku mwana wanjye muzakora ibikomeye ni natwe kwa Ndayisaba hazamuka ibendera tujya dushima Imana rihungabana ni natwe ukora icyiza mu rugo rwacu ariko nkabona ntaho bizaca noneho rimwe nari maze iminsi 3 i Kanombe yo nagendaga nkasanga muganga atakoze bakambwira ngo azakora nko kuwa gatanu nagiye kuwa mbere ubwo nahitaga ndeba itike nkabona sinabona itike ngo mbona y'imiti nayansubizayo nkemera nkagangika i Kanombe ho nta n'icumbi baguha twararaga hanze ku ikaburimbo ngo akarara mu mugongo umusirikare umwe arandeba areba ukuntu niriranwa umwana nkamurarana muhetse mu mugongo arangije arampamagara arambaza ati se mama umwana wawe niwe uvuza nti ati se arwaye iki narwaye umutima ati se bimeze bite ni yewe ntibari bakubwiye ko bimeze bite ntibambwiye ko ari imyenge ibiri iriho ni n'umutsi w'ibihaha wazibye amaraso ntageramo niyo mpamvu n'umwuka wubura arangije arambwira ati rero nti ati hangaha baragusiragiza ejo uzagaruke paka umwana ageze ku rupfa agapfa ati nta kintu ubundi iyo uri umukene bakumarira ndangije arambwira ati rero ni atuturuka he ni mu Ruhango atuzagende waka icyemezo cy'ubukene ni ati noneho usaba ubufasha bakubagira umwana ubwo naraje majije kuza mbyirukamo njya mu mudugudu baranyandikira njya ku murenge ngezeyo sosiyare arambwira ndamurira nensize umwana ari uwo gupfa twaraye twicaye ku buryo najyaga kuvuga amarira agahanuka andangije ndamugana mwamfashije mukamvuriza umwana nta bufasha buhari nararize mva ku ntebe ndamupfukamira arambwira ngo nta bufasha buhari ndataha ubwo najije gutaha ndongera nsubirayo kandi nabwambwira ngo nta bufasha buhari ubwo ngubwo nari mpahuriye n'undi mubyeyi nawe ufite akana kameze nabi wambwira ngo n'umugabo yaramutaye ndangije ndavuga nti ntacyo uwanjye we turi kumwe ntago yantaye mu bibazo turafatanya yabaye intwari nuko ubwo ngubwo ndangije gitifu w'akarere yari yakoresheje inama hano ku isoko ndagenda ndamwegera ndamugana ese giti inama irangiye agiye kwinjira mu modoka ese giti ati mwana mwiza antega amatwi niko mujya mufasha abafite ubumuga bugaragara nese abadafite ubumuga bugaragara bo muzabakorera iki ni nuko namubajije arangije arambwira ati se umwana wawe niwe ufite ubumuga
arambwira ngo uzaze unsange mu biro ku wa kabiri noneho umbwira ikibazo cyawe. Ubwo ampa nimero ndamuhamagara, ndagenda ngezeyo arangije kuko nyine ubufasha buca mu murenge, arangije ahamagara umugitifu w'umurenge n'uwo sosiyare, banyirukankana muri sikaneri. Muri sikaneri tugezeho baravuga ati uyu mwana nitumuha kanini ko gusinzira, kuko abana babasinziriza baca muri sikaneri, tarahita apfa agendanirako. Ati rero wowe, ati mwingingo uyu mwana tumushyiremo areba. Ubwo umwana banyambitse nk'iby'abaganga, aca muri sikaneri nta batamusinzirije areba, atubera umwana mwiza nkamubeshya ngo ni indege, acamo neza. Noneho ubwo arangije nibwo nyine mu nyuma bampamagaye ati noneho turashaka yuko ujya muri Isiraheli. Ubwo rero nibwo naje kujya muri Isiraheli. Ubwo rero tugeze, ubwo twaragize nyine tugeze mu ndege, mu ncamake nabwo umwana Satani ararwana, umwuka urabura. Umwuka ubuze muganga akambwira ati nibyanga urasigara. Niho ya ntabwo nsigara. Ubwo ngubwo ndangije ubwo nibwo yashyizeho ogisijene. N'ubundi bari bayinyandikiye bavuga ko uyu wanjye ari urembye kurusha abana bose bari mu Rwanda. Nibwo ogisijene rero bamushyizeho, ahubwo ahita araporomoka ava kuri 60 abageze kuri 35 40. Noneho muganga aravuga ati ndabigira nte, ati uyu mwana ndamugezayo. Abari mu ndege bose basengaga iryabo sengesho. Ubwo nangije mbwira muganga nti wowe nimwihorere, n'ubundi amenyereye kurwana n'umwuka, wimushyiraho iyo ogisijene yimukureho. Ubwo ayimukuraho aguma arwana nawe, ariko amushyiramo agapimo mu ntoki areba uko umutima ugenda utera nyine. Ubwo ngubwo tugeze muri Ethiopia, umwana twageze ari kuri 60. Ubwo turangije mbega twamujyanye ari intere. Bavuga ati se turagerayo, ariko njye mu mutima nari inkomeye, numvaga nta n'ikibazo mfite, nkabwira Imana ngo sinduhire ubusa gusa. Noneho ubwo ndangije tumaje gufata iya Ethiopia, tugiye kugera muri Isiraheli, kumwe bashyushya indege. Noneho kwa kwikunja, ubundi yarikunjaga kameruko, kwa kwikunja kuvaho ararambura, muganga agatotsi kari kamutwaye. Umwana ararambura, iminwa irasama gutya, ndabumva numva ko nta mwuka ugihari. Ndangije mbwira nkoma muganga yari yashyize kuteri mu matwi atumva, ndamwihorera. Ndangije nkarwana n'umwana, mbona ko birangiye, sinzi ukuntu ni nk'Imana yamukanguye, ashigukira hejuru, aravuga ati birarangiye noneho, dore na kwa kwikunja kuvuyeho. Noneho ashyizeho umwuka, asanga ageze kuri 30. Ubwo bahise bazana ogisijene vuba vuba byihuse, kuko nyine bari barazishyuye. Bamushyizeho umwuka ugenda ugaruka, tubona tugeze muri Isiraheli. Ubwo abandi bagiye kuruhuka, njye nakomeje mu bitaro, yari irijansi. Ubwo nkomeze mu bitaro, nibwo twagezeyo baravuga ati amazi yamushizemo, ntitwamubaga, ntitwagira dute. Ubwo bamutera amashashe nka 4 y'amazi n'amaserumu 3. Noneho nabo bigera ubwo byanga, nabwo bamucomeka kuri bomboni ku byuma biranga. Barambwira ati rero ibihaha bye byananiwe, ntibigishobora kuzamura umwuka, ati tugiye kumucomeka kuri mashine aba ari yahumekera. Ndangije mbwira Imana, ntumva rero Mana, ndagusabye mbabarira winkirira umwana kuri mashine ataranabaga, kuko yari yanabyimbye, ibona yabyimbaganye. Ni n'ubundi biragaragara ko ari urupfu arimo, ariko wambwiye ko umwana wanjye nta rupfu rumuriho uzamukiza. Ni rero iyubahishe icyo wasezeranye. Ndangije ndayibwira nti rero mugarurira umwuka,
basi bamubage atari kuri mashine ataranabaga, iyo mashine ayigeho yanabazwa. Ubwo hari ku isabato, hageze mu isaha za 5 nicara mu ntebe ndavuga ntuba abandi barimo kukuramya, nariko nanjye nsanga ahangaha ndi ku butaka bwawe, ni ngaho nyiriza umwana wanjye si uwo gupfira ahangaha. Ndangije ubwo rero nibwo nagiye kubona bambwiye ngo sagira n'amazi muha, ntagire ikintu na kimwe, ngo n'ubundi amaserumu arimo niyo arimo kumufasha. Noneho ubwo nibwo nabugiye kubona mbona ageze muri senkani, birongeye birasona, yanditsemo icyatsi. Ubundi iyo yageraga nabi byarasonaga ukabona yanditsemo umutuku agahita poromoka. Ubwo byarasonye, ageze muri senkani bijya mu cyatsi. Ndavuga nti Mana urakoze ko umugaruriye ubuzima. Ubwo ngubwo nibwo umwuka wazamutse, none hagera kuri 90, kandi ubundi atajyaga arenza 74. Mana ni nziza. Yego. Ubwo rero nibwo bahise bamwirukankana vuba, bahita bajya kumubaga. Ubwo najya kurira nkavuga ntiberi niceceka, iyi munsi wawutegereje igihe kinini, nintundireho. Ubundi nkiririmbira nkaserebura, nkumva ntacyo bimbwiye, nkavuga nti gusa wowe Mana ntaba ari ukuboko k'umuganga, ahubwo aba ari ukuboko kwawe. Ni muganga ajya guha ibikoresho, aba ari wowe umubaga, hari akabazo hose uhagere. Noneho abandi bakambwira tuzi abandi iyo bajyanye abana babo ukuntu barira tugahoza, niho ya iyi myaka 5 ishize mbabaye ntegereje kubagwa k'umwana wanjye, narirukanse uyu munsi narawubuze. None uyu munsi ndawubonye, rero ntabwo ndira nahubwo ndaserebura. Ubwo rero umwana nibwo bamujyanye 2:00 bamungarurira 8:00. Naho muganga arambwira ati nubwo ureba kameze nk'akapfuye ariko ni kazima, humura. Bamukorera ibyo bamukorera, umwana mu cyumweru kimwe yarakize tuvuye kwa muganga. Abaganga barishima, abantu bose bo mu ndege bakazaza bahamagara muganga. Twari turi kumwe ati wa mwana ameze ati nibashobora kuvura uwo mwana tuzamenya ko bavura. N'abahi Kanombe bose bakahamagara, abari barebaga ati nitubona wa mwana yarakize tuzabona ko bavura, kuko bose bamubonaga mu gupfa, ubundi yari yanarangije yanabyimbaganye. No kubwo ngubwo muganga akafotora amafoto akaboherereza ati hoya ntabwo ari ati niwe nta wundi. Ubwo abazungu barishima, ubwo niwe wari urembye kurusha abandi, ni nawe ukize vuba kurusha abandi. Imana ibana natwe tugaruka amahoro, ubu ni muzima nta kibazo, ndashima Imana. Kuri Imana ishimwe. Ubu mwarwaye icyumweru kimwe gusa? Icyumweru kimwe, ibyumweru 3 yari yakize, bamukuye no ku miti, ubu nta mitanywa, yujuje 5 Imana yamukijije neza burundu, bamukorerayo anniversaire. Mbega ibintu byiza. Ese wowe wumva umeze ute? Iyo bitekereje wumva umeze ute? Nyine tuzamura icyubahiro cy'Imana. Umugabo niwe umbwira ati iyo nibutse iby'Imana yadukoreye mpita ntanga ituro ry'ishimwe. Yego sheri. None se harya uwo mwavuyeyo igihe ki? Twavuye mu kwa 6. Mu kwa 6 uyu mwaka? Ubu uruvuga ngo washize ni nk'aho ari amezi 3. Kandi ameze neza, ubona nta kibazo? Nta kibazo, nta n'umutanywa, arakina nk'abandi bana bose. Ukuri barishimwe cyane. Rero ni urwo rugendo twaciyemo, Imana yakomeje kubana natwe, ntacyo nyishinze. Ni ukuri barishimwe cyane. Ni igitangaza gikomeye, kuko kubona ni ibintu bikomeye. Muri Israel abantu bagiyeho ni bake, umuntu wese ubundi akihumva ahita yumva ubushobozi. Noneho kumva ngo umuntu udafite ubushobozi, udafite igishoro, ucunganwa n'ibihumbi 30, aribyo acungiraho cyane.
ni igitangaza gikomeye gikomeye cyane. Ndashima Imana, ni ukuri. ndashima n'abakozi b'Imana bagiye bamba hafi. Buriya n'ubuyobozi bwiza nibwo bituma tugera kuri ibi ngibi. Umwana niyo abonye ifoto ya perezida mu rugo aravuga ati Kagame yaramvujije. Ni ukuri, ubuyobozi bwiza nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Undi iyo umuntu afite no kwizera nabonye ibintu byose bishoboka. Kuko najyaga mbwira Imana nti rero Mana, barimo kunca miliyoni 12, njyewe nta n'icyatanu mfite, ni naho nagurisha utwanjye, naho nabwira inshuti n'abavandimwe njye ntacyo nabona, nta n'icyo bamfasha ntitwazibona, ariko wowe mu bubiko bwawe zirahari, ni kandi ufite abawe bazifite, ni ngaho igwatirize. Kumbwira ko uzankiriza umwana, ibyo uzamukizamo njye simbizi, ariko wowe wamukiza abazwe, ibyo ni ibikureba. Wavuga rimwe agakira, byose urabishoboye. Icyo nshaka ni umwana muzima nk'uko wamunsezeranije. Gusa buriya Imana iyo uyizeye ukayerekayo, pasiteri niwe ujya utubwira uriya Mukara ngo naho wagera mu bikomeye ubona ko byakwica, ntugatakarize Imana icyizere. Buriya byose Imana irabishobora. Ni ukuri, Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane, ni ukuri kudusangiza ubu buhamya. Ni ubuhamya bukomeye kuko ni ikintu kigerwaho na bake. Ni benshi barwaza abana bakiheba, uretse n'abana cyangwa n'umuntu mukuru. Byarashoboka ko ari no gucika intege ukarekera bikarangira utageze aho wageze, ariko kubera kwizera Imana mbese n'imbaraga wakoze ibishoboka byose kandi bigerwaho. Ubundi kuri ya bonane ya 2023 ejo bundi, urabona ko muri Ruhango bagize Ruhango ikeye, abantu bajya guserebura, bagira iki. Yewe nari natetse inyama, mbwira abana nti munsi murye, hari n'umuntu wantumiye, ndaza ndabanza ndacuruza, maje gucuruza ngo nanjye ntashye kurya nk'abandi, sanga umwana yarembye n'uwo gupfa, yarembye. Ariko nageze mu rugo ndeba uko ameze, nshyira mu mugongo, nazanye amasina ziriye. Ndangije nshyize mu mugongo ndeba uko ameze, agahinda karanyica. Ubwo niriwe mpetse, nimugoroba kuka kagarutse ndaryamisha. Ubu naho hantu si twagiyeyo. Ubwo ndyamishije saa 6 z'ijoro, naragiye mfukama mu rugo mu mabuye, nasenze isengesho mbwira Imana. Numva rero Mana, ngenda nyibwira inzira zose nanyuzemo guhera mvuka, nyibwira ukuntu inozi zandiye, nyibwira ukuntu nabanye na mukeba munza mperera kurwara nk'indaburira ari bumwe, nyibwira ibintu byose. Ndayibwira nti imyaka 40 irashize, kuko mfite 41, nishize ndi mu mubabaro, ni wa wundi udashira. Ni kandi wibuke ko na wa wundi wakijije ku kidendezi Betasita yari amaze imyaka 36 nimba atari n'8. Ni noneho rero nanjye niyo maze kuri icyo kidendezi, ni wamfasha uyu mwaka ngiye gutangira wa 2023 ukahumamo umunezero, nanjye nkaseka nk'abandi, nkishima nk'abandi. Ni ikigeragezo kimwe kivaho ikindi kiza, ngaho ubukene, ngaho inzara, ngaho uburwayi budashira, ngaho ibiki, wamfasha nanjye nkazanezerwa nkaseka. Noneho ndangije ndayibwira nti rero Mana, ngiye byose ubu rero ndabirambiwe. Nimba uri Imana yumva koko kandi isubiza abayo, mbabarira uyu mwaka nanjye uzarangire, nanjye nishime uko abandi barimo guserebura, nanjye nzaserebure, aya marira arangirane n'uyu mwaka. Ubwo rero Imana yacu irumva, yarabikoze. Nanjye umwaka ugiye kurangira nseka, ibintu ari amahoro. Icyo kurya urakora, nta kibazo mfite, nta kibazo mfite. Ndashima Imana. Ako se ni ukuri, Imana ishimwe. Ariko mbabarira gusubiza inyuma gato.
ku kijyanye n'ubuhamya n'urugendo rw'umwana byo ni igitangaza, turashima Imana yabikoze cyane. ariko mbara gusubiza inyuma, nk'ubu hari abantu benshi baba bicaye ku kintu kijyanye n'imikorere. Nk'ubu hari abantu benshi, mu by'ukuri nta muntu wanga iterambere, nta n'umuntu wanga ibyiza, ariko birashoboka hari wenda ko hari igihe umuntu akena kuko ariko byaramutse, ariko se wenda hari n'igihe natwe wenda tuba twagizemo uburangare, ntawe ubyifuza, ariko birashoboka ko twabigiramo wenda n'umwete muke kugira ngo tugire aho tugera. Bwiza ukuri, nk'ubu hari umuntu wicaye, ntabwo ngenda kumva ukuntu washoye 30,000. Tujya twumva abantu benshi bavuga ngo nashoye 1,000, ngo nashoye 5. Ibyo 30,000 ni ubuhamya bukomeye. Nk'ubu abantu benshi baba bafite arenze 30,000, ariko kugira ngo akore abeho bikaba ikibazo, agahora ataka inzara, ubukene koko bubaho, ariko wenda bamugana wasanga natwe tubijyamo. Watorera ukatubwiza ukuri, 30,000 koko ukuntu wabibyaje amafaranga arenga 600, n'ubu ngubu ukaba warakomeje kubona igishoro kugeza ubwo wumva ubu ngubu nta kibazo. Ubundi ubigenza ute? ubundi ikintu cya mbere kibaho ni ukwitinya. Iyo witinyutse ibintu byose birashoboka. Njye turetse na 30 ni menshi kuri njye, nibyo na 5 nabishoresha, kuko ari igihe nanashirirwaga nkasohoka mu nzu nta n'igihumbi mfite, nkagenda nkabwira umuntu ni mimare ncuruza, kandi nkataha bakarya n'ejo bakarya, nkaya yandi nkayabyaza nanjye nkagira igishoro cyanjye. Ubundi iyo witinyutse ikintu cyose uragikora kikemera, kirakunda. njye rero ntago njya nijena n'igitebo cy'avoka ndikorera. urumva ko urimo umukozi, kuko byose ni ibintu biba bishobora abantu bake. ntago ari ukugira ngo ubundi ikintu cyose mba mbona ari impano. buriya se tujya bavuga ngo twese dufite impano, ahubwo ahari uko tuzikoresha ari byo bitandukanye. Tinyura abamama bicaye mu rugo, hari nk'umumama wicaye avuga ati ntegereje igishoro, igihe igishoro kitaraboneka gifatika, wenda ni amafaranga 100 ategereje, akumva ko igihe ayo ngayo ataraboneka adashobora gukora, cyangwa se ugasanga baraburaye kandi afite n'ayo ngayo 5. ntago ari uko mbaho. Sinakubwiye se ukuntu nari mfite 18,000 nkabikoresha, nkagura ikibanza nkubaka inzu ari 18,000 mpereyeho. Ibyo nabyo ni ibintu bikomeye. Njye rero ntago mera gutyo, kuko mba mvuga ngo nintakora abana banjye barabaho nabi, cyangwa nanjye baransekera. Nakwemera nkambara ubusa, ariko intego niyemeje nkayigeraho. ukayigeraho. Nese ko hari abantu benshi, urumva nk'ubwo washoye 18,000 ubona icyo kibanza, hari abo tuzi bashora n'ibihumbi birenze 100, ariko kuzagera ku kibanza bikaba ikibazo. Ubu ukoresheje irihe banga? Hari umuntu ushobora kuba utarabyumvise nawe wibaza ati ni gute umuntu ashora 18 akagura ikibanza? Ni irihe banga wakoresheje ku buryo twarisangiza n'abandi? Hari umuntu wifuza kugira icyo kibanza, ariko ko n'uwaba agifite nta wanga kongera, ariko akaba afite uyu munsi 20,000, akavuga ati ntange reka ngerageze. Ubundi ukuntu ugira ubigenza, uremera ukibabaza, ariko intego ufite ukayigeraho. Nimba wungutse 2 ukaryamo 1,000, ikindi 1,000 ukakinaga ahantu. Wakunguka 5 ukavuga uti uyu munsi noneho ndarya neza, ugahahisha bya 3, 2 ukabibika. Nuko nkora, kuko nagendaga nunguka, natubika byakuzura 8, ejo nkagura ibati nkaribika, ubundi nkagura kamwe nkagenda mbika. Nuko nubatse, ntago nayagiriye rimwe ngo ndaterura, ugenda ubika gake gake. Ubundi ikindi nanone, ikintu kitwica twebwe abantu, kubona akantu kose utateguye ukagura. Ntago ariko nkora, kandi ni indwara ya benshi. Njye ngura ikintu nateguye. By'umwihariko abadamu
biragoye kubona umudamu ugura ikintu yateguye. Abenshi rwose ntabwo biba byoroshye, iyo abonye ikintu akabonera agikunze afite amafaranga ahita akigura. ngura ikintu nateguye. Ubu n'ubu ngubu urabishobora? Ndabishobora. Wow. Nabyo ni izindi mbaraga, izindi mbaraga kuko abamama benshi birabananira. Ndabishobora, kereka iyo mvuga ngo icyo nashatse nyigezeho, niho mbwira umugabo ntiduserebure noneho. Wow. Icyo nashakaga nakibonye. N'izo nyama ndazibagurira n'iki bakarya icyo bashaka, ariko na cya kindi nateguye nakigezeho. Nuko mbaho. Baho mu bwenge, kandi ubwo n'ubwenge buri wese aba akeneye, ni ikintu buri wese aba akeneye. Nyine mba ndeba nkavuga ni nashira nta handi hantu njya, nkamenya uburyo nyajera. Nkavuga aka ni agashoro sinkakora, nkakoresha ya nyungu ishira nabonye indi. Ni ibintu byiza cyane. No harya ubu ngubu uracyacuruza ubugari? Nibwo ncuruza. Nta kuntu se washaka abakiriya abantu bo mu karere ka Ruhango ukababwira bakabarangira ahantu ukorera bakazajya baza kukugurira ugira ifu nziza? Ubundi abangurira bose baza babaza Mama Beka. Banyaruhango nguwo rero Mama Beka ubarizwaho ubugari bwiza mu Ruhango. Ubwo ahantu hose hatuye mu karere ka Ruhango abandi bajya bagura ifu bakabahangika. Nuko yongezeho wese nyine yumva ko ngira ubugari bwiza nta handi ajya. Wow. Ni byiza cyane. Ngerageza kubashakira ibyiza. Wabaha nimero se hakajya baguhamagara? Abantu bashaka ubugari bwiza rwose, cyangwa bajye bandeba, abatambonye ubwo bajye batubaririza, cyangwa wabaha nimero wayitanga? Nayo wayibaha nta kibazo. Nk'abantu bo mu Ruhango, abantu bajya za Huye, abantu bajya i Kigali, abantu mbese baca mu karere ka Ruhango, ushobora gukenera ubugari bwiza waje mu majyepfo, ukaba wahamagara uyu mubyeyi ati nje aho ngaho nshakira ifu nziza cyangwa nshakira imyumbati myiza, ikabahe nimero ubundi mujye bumuvugisha n'ubugari bubabihira. 07 93 41 32 3. Yego, ngira ngo bayumvise. Kadusaba Imana izongera imigisha, bajye bakugana ari benshi, ubundi nawe twizeye ko uzajya ubaha ibyiza. Ni ukuri inkuru yawe tukiyumva twumvaga ari ibintu bikomeye, kandi koko birakomeye. Uwo ari we wese nanjye nibazaga uriya mubyeyi udafite amafaranga, tuzi benshi barwaza abana bafite n'ubushobozi cyangwa n'abantu babo, ariko kugira ngo azabashe kugera hanze bikaba ikibazo gikomeye. Ariko ni inkuru ikomeye. Nanjye nibazaga ukuntu wageze muri Israel bikancanga, ariko ibitangaza by'Imana, iyo Imana yavuze byose birashoboka. Tekereza kurwaza umwana buri wese abona ko ari uwo gupfa, ariko akabaho. Wow. Nta n'icyo azaba, azarama. Ni ukuri Imana ikomeze imurinde cyane. Mama Beka wakoze cyane kudusangiza ubu buhamya. Ni ukuri hari icyo wumva wabwira abakunzi bacu? Icyo nababwira nababwira yuko icya mbere ari ukwizera Imana. Naho ubundi twese nta munyarwanda utagira ibibazo, udaca mu bigeragezo, ariko icya mbere ni Imana. Imana iyo yavuze byose birashoboka. Ni ukuri. Kuko ngiye nka Mama Beka ntabwo nari gushobora kuvuza uyu mwana. Ni Imana ubwayo yabyikoreraga, ntacyo ngewe nari gushobora. Ni ukuri. Abantu bose bagufashije barakoze cyane. Baramfashije cyane mu gihe juru, itorero ryacu ryaramfashije. Abo bose twahuraga mu nzira bakavuga ati mama genda ugurire umwana amata. Hari n'abamama bazaga bareba ukuntu tumeze mu bitaro, akambwira atakira genda ugurire umwana amata, genda mushaka icyo kurya. Yego, hari n'umumama ucuruza i Kanombe ibyo kurya, nawe yabonaga ngurira umwana gusa, agahinda kakamwica akanyarurira nanjye nkarya.
nawe Imana ijye imuha umukiro ujye imuha abakiriya baramfashije benshi, Imana ibaha umugisha. ukuri Imana ibaha umugisha. N'uwo muganga Yves Imana yaramukoresheje bakambwira ati hangana azakira. Ati ubundi uyu muganga yakoze iki y'imyaka yose, ukabona ko ababajwe n'umwana wanjye, nawe Imana ijye imuha umugisha mwinshi. ujye imuha umugisha disi muganga Yves, nubwo nanjye ntamuzi ariko ndawumusabiye, kuko buriya nta kintu kiryoha nko kubona ufashije umuntu icyo yifuza kikagerwaho. Ikindi urumva niba mwarahuriye n'abantu benshi bamushima, bivuze ngo atanga serivisi nziza. Benshi baramushima. Ni ukuri Imana ijye imuha umugisha. Kuko iyo atazi Kanombe umwana wanjye ntiyari gukira, aba yarapfuye. Imana rero yaramukoresheje kuko yamwakiriye rimwe, ubwa kabiri ahita amushyira ku rutonde rw'abazabagwa. Yakoze igikorwa gikomeye Imana yamukoreyemo, kandi koko tujya tubyumva, Imana ikoresha abantu cyane, ikorera mu bantu n'ubundi ntabwo yiza ngo igire gutya, ahubwo ikorera mu bo turi kumwe. Ukuri yarakoze cyane, Imana mwafashije mama Beka mwese, Imana ibahe umugisha. Ngewe buriya nakumenye numvise ubuhamya bwawe ntinze, ariko hamwe n'Imana twizeye ko bizakomeza bikagenda neza. Mama Beka rero wakoze gusura channel yacu, channel ya Birashoboka TV show. Wenda hari n'abandi bantu benshi bibaza ngo ese umubyeyi byagenze gute ngo bagere muri Isirayeli, bakureba bamugarira ubushobozi ubwo bazajya bakenera ubuhamya no kuzajya babwira bakaza bakareba kuri Birashoboka TV show. Ubundi n'abandi bafite ibibazo, wenda hari n'abandi bazagenda babibona nabo bagashakisha uburyo Imana ikabacira inzira. Dusabira abantu bose barwaje abana, buriya nabonye niba hari ikigeragezo kibaho gikomeye ni ukurwaza umwana, kuko urwaza umwana ukaba ari wowe uremba cyane, ibintu byose ukumva birahagaze. Ababyeyi banamba ku bana paka bakize, ni ukuri Imana ijye ibafasha, ijye ibaha umugisha. Kandi n'abantu barwaje bose tubifurije kurwaza ubukira. Ni ukuri wakoze gusura channel yacu, Imana iguhe umugisha. Uwo mwana Imana ikomeze imurinde, ikomeze ibarindane, ikomeze ibagurire imbago. Inshuti zacu rero, inshuti za Birashoboka TV show, ngira ngo mwabyumvise ubuhamya bw'umutumirwa wacu. Ni urugendo rurerure, twabashimiye gukomeza kubana natwe, kandi ushobora kuba uturanye cyangwa se ufite umuvandimwe cyangwa nawe ufite icyo kibazo cyo kuba waba uzi umuntu ufite uburwayi cyangwa umurwayi ufite ibyo bimenyetso, ugira ngo wabyumvise. Urugendo ni rurerure, ariko byose ni ukwizera no gushishikara, no gushishikara, kuko umuntu ufite umute ntabwo yabivuza. Urumva kugira ngo umwana arware imyaka 5 ntabwo byoroshye. Inshuti za Birashoboka TV show, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mukomeze mudukurikirane, mukomeze mukore kuri subscribe. Nawe wundi ufite ubuhamya ushobora kuza tukabusangiza abanyarwanda cyangwa abumva ikinyarwanda, wowe wumva inkuru yawe hari icyo yafasha abumva ikinyarwanda. Ciao ciao, bye.